haleluya. Nuko ngo Hana akomeza gusenga afata umwanya wo gusenga. Mbabarira ukomeze usenge mu kigeragezo urimo, ukomeze usenge mu ntambara urwana, ukomeze usenge waburaye, ukomeze usenge wabuze urubyaro, ukomeze usenge amadeni ameze nabi, umva karedi kugezeho, unyemerere ukomeze usenge. Zaburi ya mbere. Haleluya, haleluya, haleluya. Bantu b'Imana duteraniye hano, turabashimiye kuba twateranye namwe, abanyarwanda badukurikiye, abanyamahanga badukurikiye, turabashimiye kuba mudukurikiye, abantu bemeye kudukurikira iyi saha, turabashimiye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Tugiye gufatanya namwe kumva ijambo ry'Imana, cyane ko ijambo ry'Imana ari ubuhanuzi butavangiye. Ndagira ngo mutege amatwi, waba uri hanze y'u Rwanda, waba uri mu Rwanda, aho waba uri hose, unyemerere utege amatwi kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi ahari waba ari wo munsi wawe wo gutabarwa, uyu munsi ahari waba ari wo munsi wawe wo guhinduka. Unyemerere utegera amatwi iri jambo kugira ngo Imana ikugirire neza. Uyu munsi yaba ari kugira ngo wumve ijwi rya nyuma ryo kukurengera. Ahari warasenze biranga, urahamagara Imana biranga, ariko uyu munsi waba ari umunsi wo gutabarwa. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Imana data wa twese, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana yo kwizerwa, Imana iriho kandi uzahoraho. Turi imbere yawe, ababyeyi bagukurikiye turi imbere yawe, abagabo n'abagore, Imana data turahari, abasore n'abakobwa barahari. Nyemerera Nyiringabo Imana, abanyarwanda barahari, abanyamahanga barahari, bategeye ijambo ryawe, bategereje kumva ineza yawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nyemerera data wa twese Nyiringabo, ururukire mu mitima yacu. Ijambo ryawe rirabivuga ngo abarushye n'abaremerewe nituze tugusange, uraturuhura. Natwe turaremerewe, natwe turarushye, ariko uyu mwanya nyemerera uturuhure, kuko tuje imbere yawe kugira ngo uturuhure. Nyemerera abateze amatwi aya masaha, nyemerera ubane nabo, ururukire mu mitima yabo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ntaba ari twebwe rero, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Amazina yanjye nitwa Mukahirwa Irimine, ndi umumama w'abana 8, n'abuzukuru 2. Nkunda gusenga. Itorero nsengeramo ni itorero ryitwa Adonai, isoko y'ubugingo. Ubwo nkunda gusenga, ni umukozi w'Imana. Imana uko ikimfashije, ikishoboje ndagikora. Haleluya. Munyemerere muri uyu mwanya tuganira amagambo y'Imana, tuganira amagambo y'Imana, kuko waje urushye, waje uremerewe, ufite ikintu cyagushegesha umutima, cyangwa ufite icyakubabaje, wabuze ukuntu kigenza, ariko wabuze uko ubigenza. Ariko uyu munsi unyemerere kugira ngo Imana yo mwijuru ikugirire neza, Imana ikwiteho. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo yampamagaye ikampa umurimo, sinzayivaho we itangororeye. Yampamagaye ikampa umurimo, sinzayivaho we itangororeye. Ayiwe ngo yaguhamagaye ikaguha agakiza, ntukayiveho we takugororeye. Yampamagaye ikampa umurimo, sinzayivaho we itangororeye. Haleluya. Ntukayive itakugororeye. Imana yaguhamagaye igukura mu Egiputa, gukura mu businzi, gukura mu busambanyi, gukura mu bujura, gukura mu bidafite umumaro, rangije kuzana mu murimo wawe. Umbabarire, ntukayiveho itakugororeye, ntukayive itakugororeye. Waje imbere y'Imana saho gupfira. Nyemerere naho waba mu bukene ntukayiveho, wambaye ubusa ntukayiveho, waburaye ntukayiveho, wabwiriwe ntukayiveho, bagutuka ntukayiveho, kuvuga ntukayiveho. Unyemerere ibi bintu uzabibamo neza kugira ngo Imana yo mwijuru izakurengere. Reka dufatanye gusoma amagambo y'Imana aboneka mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice ni icya mbere, umurongo wa mbere. Titire iravuga ngo kuvuka kwa Samweli. Haleluya.
kuvuka kwa Samweli, ahari kuvuka kwa Samweli byari bigoye, ahari byari biruhije, ariko unyemerere utegera amatwi gusenga kuvuka kwa Samweli, uko Samweli yavutse cyangwa uko byamugendekeye. Kadusome aya magambo ngo hariho umugabo wiramataye Moso Ifumu mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu, witwaga Elukana mwene Yohamu mwene Elihu mwene Toho mwene Safi w'Umwefurayimu, kandi yari afite abagore babiri, umwe yitwaga Hana undi yitwaga Penina, niwe wari warabyaye, ariko Hana yari ingumba. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo ko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga. Haleluya. Uyu mugabo Elukana yajyaga ava iwabo akajya ku musozi. Haleluya, haleluya. Akajya ku musozi akajya gusenga, akajya guturaho n'ibitambo. Kandi uyu mugabo Elukana yarafite abagore babiri, umugore umwe yitwaga Penina undi yitwaga Hana, ariko uyu mubyeyi witwaga Hana yari yarabuze urubyaro, ariko Penina we yari yarabyaye. Haleluya. Unyemerere wowe waba warabuze urubyaro, nubwo waburushye, nubwo ubona byanze, ariko Uwiteka Nyiringabo hari ahantu yagukura, hari uko yabigenza, hari uko yabigenza bikemera. Reka dukomeze dusome ku murongo wa 4, dukomeze dusome duhereye ku murongo wa 3. Uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye akajya i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo. Kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehasi, abatambyi b'Uwiteka, niho babaga umunsi Elukana yatambaga ibitambo. Yendaga imigabane akayiha umugore we Penina n'abahungu be n'abakobwa be, ariko Hana yamuhaga ibiri kuko yamukundaga. Ariko rero Uwiteka yari yarazibye inda ibyara, kandi mukeba we, haleluya, yajyaga amubabaza cyane akamutera agahinda, kuko Uwiteka yari yaramuzibye inda ibyara. Uko niko umugabo we yagenzaga uko umwaka utashye. Kandi iyo yajyaga mu nzu y'Uwiteka, mukeba we yamubabazaga atyo. Nicyo cyatumye Elukana nicyo cyamurizaga akanga kujya, maze umugabo we Elukana aramubaza ati, urarizwa n'iki? Hana, ni iki kikubabaza kujya? Ni iki kikubuza kujya? Kandi ni iki kikubuza? Ni iki kiguhagarika umutima? Mbese si nkurutira abana b'abahungu 10? Haleluya. Uyu Hana yarafite umubabaro, yarafite agahinda. Ahari agahinda Hana yarafite ni nk'ako ufite iyi saha, ni nk'ako ufite uyu munsi. Ushobora kuba udafite agahinda kuko wabuze urubyaro, ukaba ufite agahinda k'izindi ntambara ufite, ukaba ufite agahinda ko ku musozi utuyeho, ukaba ufite agahinda k'uburwayi bwakuzengereje, ukaba ufite agahinda. Ndagira ngo nkubwira ngo uyu Hana we ngo Imana yari yaramuzibye inda ibyara. Haleluya. Kubera ko yari yarabuze urubyaro, ngo ariko mukeba we Penina agahora amubabaza, agahora amubabaza, agahora amutera agahinda, agahora yumva yamunyuraho, kubera ko yari yarabyaye umugore we nta rubyaro afite, akamutera agahinda. Ndagira ngo nkubwira ngo wewe wabuze urubyaro, waba uri mu Rwanda ukaba warabuze urubyaro, ihangane ukomere. Hana nawe ibi bintu byamugezeho, ariko ngo nuko umugabo we Elukana aramubaza ngo mbese ni iki gitumye, ni iki gikubuza kurya kikakubuza kunywa? Aramubwira ngo mbese si nkurutira abana 10 b'abahungu?
Aleluya. Ariko arangije Hana arakomeza arababara kuko yari afite umubabaro w'agasuzuguro ka mukeba. Mukeba we yamukinaga ku mubyimba. Mu kazi ukora hari ibyagusuzuguye, mu ntambara urwana hari ibyagusuzuguye. Haleluya. Waba uri hano muri iki gihugu, waba uri hanze y'iki gihugu, ndagira ngo nkubwire ngo nubwo hari ibyagusuzuguye ariko ihangane, ihangane. Uwiteka Nyiringabo arahari. Iyi Mana yacu ntabwo izagutererana, nta nubwo izakureka. Nubwo bimeze gutyo, nubwo bimeze gutyo ukaba umeze nka Hana. Hana ngo nuko arihangana, ibi bintu abibamo ariko arabyihanganira. Noneho ku murongo wa 9 reka dukomeze ngo nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo. Kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasengaga Uwiteka asenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ahiga umuhigo aravuga ati, oh haleluya, aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro wanjye, nureba umubabaro w'umuja wawe, ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu. Aleluya. Nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Aleluya. Ngo nuko arangije Hana kubwo umubabaro n'agahinda ahaguruka atanariye, yigirayo, ajya hiherereye, ajya gusenga Imana, ngo yinginga Imana, aririra Imana kubwo umubabaro n'agasuzuguro ka mukeba. Atangira kubivuga, atangira gusenga arira, ngo ahiga n'umuhigo aravuga ati, Mana njyewe niwumva umubabaro w'umusha wawe, ukumva umubabaro n'agahinda afite kuko utagira urubyaro, warangiza ukanyibuka, ukampa umwana w'umuhungu. Aleluya. Uwo mwana nzamugutura abe mu nzu yawe iteka ryose. Ndetse arangije aravuga ngo nta nubwo icyuma cyogoshe kizamugera ku mutwe. Haleluya. Uyu Hana yari afite umubabaro. Reka nkubwize ukuri, naho waba warabuze urubyaro, ariko nyemerera usenga Imana uhige n'umuhigo. Nyemerera naho waba arata warasenze ukabona hari ibintu bitemera ku buzima bwawe, ushobora kuba utarabuze urubyaro ariko hari ibindi bintu byanze, ukaba utuye ukabona byaranze. Ndagira ngo nkubwire ngo Hana we yararize, ararira, ahiga n'umuhigo. Kandi Hana yahinduye isengesho. Aleluya. Hana we yahinduye isengesho. Hana yahinduye isengesho, yitarura mukeba, arangije yitarura n'abana b'umugabo we, yigira hirya. Ndagira ngo nkubwire ngo nyemerera uhindure isengesho, wimuke aho wari uri, nurangiza usenge, wigire hirya. Hari abantu wakwitarura kugira ngo ubashe kwinginga Imana niba ubona warasenze bikanga. Aleluya. Shobora kuba wariyirije ubusa bikaba byaranze, shobora kuba waratereye imisozi bikaba byaranze, shobora kuba warasenze ubutayu ibi bintu bikanga, shobora kuba rata nta kintu utakoze ariko ibi bintu byaranze. Nyemerera wimuke uhindure isengesho, hindura uburyo bwo gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza, Imana yumve gusenga kwawe. Va ku musozi uriho uhindukire. Aleluya. Nurangiza uhindura isengesho, utangira gusenga Imana, utangira kwinginga Imana, kandi winginga Imana ufite umubabaro. Hana we yarafite umubabaro, afite n'agahinda kuko atagira urubyaro. Imana yarazibye inda yibyara, Imana yaramuzibye ndibyara, yarabuze urubyaro, ariko Hana bihagararamo neza. Arangije areba umubabaro, areba uburyo mukeba bamusuzuguye, ku musozi utuyeho baragusuzuguye, rata mu kazi ukora baragusuzuguye, aho ngaho utuye wabuze urubyaro, rata umaze imyaka 10 ndetse umaze 6 utabyara, ariko urabona byaranze. Nyemerera wimuke, hindura isengesho. Nyemerera uhindura isengesho, winginga Imana
uhiga n'umuhigo ubwira Uwiteka Nyiringabo ko hari ikintu, ko hari icyo uzakora. Imana ni kugirira neza, Imana ni kwishyurira kredi, uyibwire ko uzayishima. Haleluya. Tangira guhiga umuhigo, tangira uhiga umuhigo. Hana we yasengaga ngo ndetse agasenga atavuga, gasenga atabumbura iminwa, ariko akabumbura iminwa, ariko ijambo ntatobore ngo abashe kuvuga, ariko arasenga arahindura, yimuka abo bari kumwe kugira ngo Imana ibashe kumwumva. Haleluya, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo kubw'umubabaro n'agahinda, kubw'intambara uri kurwana nazo, kubw'ikigeragezo urimo, rata nyemerera. Ushobora kuba utarabuze urubyaro, ariko unyemerere wimure isengesho, uhindure, wimuke aho hantu, kuko hari impamvu. Hana yari yarabuze urubyaro kuko yahoraga asengera ishiro, agahora asengera aho ngaho, ariko ageze aho kubw'umubabaro n'agahinda arimuka, yigirayo ajya hiherereye atangira gusenga Imana. Kadusome ku murongo wa 12 ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka. Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramubaza ati, uzageza hehe isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwi databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa ikindi gisindisha cyose, ahubwo sutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isirayeli iguhe ibyo wayisabye. Haleluya. Nuko ngo Hana akomeza gusenga, afata umwanya wo gusenga. Mbabarira ukomeze usenge, mu kigeragezo urimo ukomeze usenge, mu ntambara urwana ukomeze usenge, waba uraye ukomeze usenge, wabuze urubyaro ukomeze usenge, amadeni ameze nabi, umva kredi kugezeho, unyemerere ukomeze usenge. Uburwayi bwanze, unyemerere ukomeze usenge. Akomeza gusenga ngo nuko yaramwitegereje, arareba abona ashobora kuba yasinze. Ngo yaramubwira ngo wa mugore we, uzageza ryari? Hari abantu bakubona bakabona uko usenga, bakabona umubabaro ufite, usengana umubabaro n'agahinda, bakavuga bati ni umusinzi. Bagufasha nk'umusinzi, bagufasha nk'uwanyoye. Ariko Hana we yarabwiye ngo oya ntabwo nanyoye, nta vino nanyweye, nta n'ikindi gisindisha nanyoye. Umubabaro n'agahinda mfite mu mutima ndetse n'agashinyaguro. Yari afite agashinyaguro ka mukeba, yari afite agahinda ka mukeba. Mukeba we yaramusuzuguraga kubera ko yari afite abana b'abahungu n'abakobwa, ariko Hana Imana yari yarazibye inda y'ibyaha. Nyemerera rero wowe ufite umubabaro, nyemerera wowe ufite agahinda, nyemerera wowe ufite ubwambara busa, nyemerera wowe ubona bicitse rata, nyemerera wowe uri kubana uburaye, unyemerera wowe wabuze urubyaro, ukabubana rata kubyara bitagishobotse, ariko unyemerere uyu munsi usenga Imana, winginga Imana bucece. Hana yasenze bucece, nyemerera usenga bucece, wera gusakuza mu kigeragezo, kandi unyemerera wimuke wigire hirya, tangira gusenga Imana, tangira kwinginga Imana. Imana irakugirira neza, Imana iragutabara, Imana irakurengera. Ngo nuko Eli arangije aramubwira, kuko yarabonye afite umubabaro, aramubwira ngo ngaho igendere. Haleluya. Igendere, ariko humura, Uwiteka Nyiringabo aguha ibyo wamusabye.
mbabarira nawe ahuri muri aka kanya Uwiteka aguha ibyo wamusabye. Usenga Imana, Uwiteka aguha ibyo wamusabye. Wiyirije ubusa biranga, ariko Uwiteka aguha ibyo wamusabye. Rata washatse urubyaro biranga, wasengeye mu butayu, rata watereye imisozi, ndetse bamwe muri mwe benshi hari abagiye no mu bapfumu, ariko ibintu byaranze. Mbabarira uhagarare neza winginga Imana ngo nuko Hana aramubwira ngo umwaka utaha Imana iramubwira ngo umva umwaka utaha Imana iguhe ibyo wayisabye. Unyemerere nawe uyu munsi iminsi umaze ni myinshi, wiyirije ubusa, wambaye ibigunira, kredi kumereye nabi, urabona bagiye kugurisha, bagiye guteza, ariko humura Imana iguha ibyo wayisabye. Hana we yari yarabuze urubyaro, ariko wewe ufite icyo wabuze. Wewe mu mutima wawe waba urara udasinziye, waba urara udasinziye, uburwayi burakuzengereje, maze igihe kinini urwaye kuri icyo gisasiro. Ariko nyemerera hindura isengesho, tangira gusenga bucece, Imana ikugirire neza, Imana iraza kukumva, Imana irahari rata, Imana ntabwo yakwibagiwe. Muririmbyi aravuga ngo ntabwo yagutaye, hari bonesante, ntabwo yakwibagiwe. Wicika intege mu rugendo watangiye, kuvugwa cyane siko guta agaciro, oya barakuvuze. Hana bari baramuvuze yatambuka bakamujyanira inzara, mukeba wakamuvuga rata, ariko kuko Elukana yamukundaga, icyo kikaba aricyo gituma amuba hafi. Ariko weho nta nuwo kukuba hafi ufite, iyi saha ntawo kukuba hafi ufite, iyi saha nta nuwo kukurengera, iyi saha n'umuryango warakwanze, iyi saha umeze nk'uri mu kazitiro. Rata wowe uri mu Rwanda, kandi wewe uri no hanze y'u Rwanda, ukaba uri kutwumva, ndagira ngo nkubwire ngo ntuhumure. Yesu ijambo riravuze ngo uyu munsi Uwiteka aguhe icyo wamusabye. Wiyirije ubusubana biranze, Uwiteka Imana arakubwira ngo nzakurengera. Ndagira ngo nkumenyeshe yuko Hana yari yarahawe isezerano yuko azahabwa umwana, ariko ibi bintu abihagararamo neza. Hana nicyo cyatumye asengana umubabaro. Uwiteka yarabikubwiye, arakubwira ngo nzakugirira neza, arakubwira ngo nzakubakira inzu, arakubwira ngo nzakubakira urugo, arakubwira ngo nzaguha umugabo, ariko urabona byanze. Arakubwira ngo nzaguha urubyaro, ariko urabona byanze. Arakubwira ngo nzakwishyurira ideni, ariko urabona bagiye kukugurishiriza. Mbabarira ahantu uri, hagarare neza, wiringire Imana, senga bucece. Hana yasenze bucece, wisakuza mu kigeragezo, ikigeragezo kitarimo umuvumo kizanira nyiracyo umugisha. Ihangane ukorera Imana, imbere yawe hari amakamba. Nubwo ubona uyu munsi byacanye umutuku, ukaba ubona nawe kukurengera ufite, ukaba ubona na bene wanyu bameze nk'abagutaye, ukaba ubona inshuti byaranze, rata bakaba barakuvuyeho. Ndagira ngo nkubwire ngo uri mu kigeragezo nta muntu ukureba, uri mu kigeragezo imiryango ikuvaho, uri mu kigeragezo inshuti zirakwanga, uri mu kigeragezo ababyeyi baraguta, ukamera nk'umuntu utagira kirengera. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hagarara kigabo mu kigeragezo kitarimo umuvumo, kizanira nyiracyo umugisha. Umbabarire bihagararemo neza. Imana yo mu ijuru azikurengere, Imana yo mu ijuru azigutabare, ko yatabaye Hana mu maso ya mukeba, yarangiza ikamukuraho igisuzuguriro. Hana kuko yarahinduye isengesho, yarangiza agasenga bucece, agasengera mu mutima we, agasenga avuga, ariko umuntu utabumbuka, abantu ntibamenye ibyo ari gusenga, yarangiza akitarura bene wabo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko oya wewe uri gusenga ukaba ufite umubabaro n'agahinda, wikwiringira umwana w'umuntu ngo niwe uzaboneraho gukira, wikwiringira inshuti ngo niwe uzaboneraho gutabarwa, wikwiringira imiryango ngo niwe uzaboneraho gutabarwa. Muri iyi minsi ya none, abantu bo muri iyi minsi ya none bashaka ibintu. Banza ushaka Imana kurusha uko washaka ubutunzi. Numara gushaka Imana, Imana izamenye ko hari ibindi bintu ukeneye. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Uyu mwanya umbabarira aho wicaye, wewe udukurikiye, uhindura isengesho kandi utangire gusenga bucece. Wibwira abantu kuko abantu ntacyo bazakumarira. Muri ibyo navuze ngo bibwire Yesu, niwe shuti y'ukuri, ngo ntugire indi shuti wanye nawe, byose ubimuganyire. Nyemerera ubiganyire Yesu, niwe uzakugirira neza. Nyemerera ubiganyire Yesu,
mu ntambara uri kurwana nabyo biganyire Yesu nk'uko Hana yabiganyiye Yesu. Hana yari umugore wari ufite umubabaro n'agahinda kuko yari yarabuze urubyaro. Nawe ufite agahinda ndabizi udasinziriye. Bamwe muri mwe hari n'abaryama byagera ninjoro agashaka kubyuka ngo agende, ariko ndakwinginze mbabarira ubibwire Yesu. Imana yo mwijuru iraje gutabare. Reka dusenge Imana. Nyemerera dusenge Imana. Ubombeka amaso yawe kubw'umubabaro n'agahinda ufite. Nyemerera uzamura icyifuzo cyawe. Rata wabuze urubyaro ariko zamura icyifuzo cyawe. Rata kredi kumereye nabi bagiye guteza ibyawe ariko nyemerera uzamura icyifuzo cyawe. Uburwayi burakuzengereje waheze ku gisasiro ariko nyemerera rata uzamura icyifuzo cyawe. Ndagira ngo aho uri, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, waba uri no mu gihugu cyo hanze, ariko nyemerera aya masaha Uwiteka Imana akugereho agira uko abigenza uyu munsi. Uwiteka guhe ibyo wamusabye. Imana Data wa twese, Imana ifite ubutware, Imana ifite imbaraga, Imana yo kwizerwa, Imana iriho kandi uzahoraho. Turi imbere yawe Mana, imbere yawe saho gupfira ubwo imbere yawe naho gukirira. Abagaragu bawe Mana bararushye, abagaragu bawe bararemereye, mu izina rya Yesu Kristo. Mana bagirire neza, bagusenga no kwinginga kwabo. Mana ndabizi babuze urubyaro. Hana we yari yarabuze urubyaro ariko arangije aragusenga, yitarura bene wabo, yitarura abo bari kumwe, arangije yigira hiyerereye, atangira kuguhamagara. Yesu Kristo w'i Nazareti, tangira kuguhamagara, tangira kukwinginga, guhamagara asenga, ahigana umuhigo. Vuga ati Mana n'umwana w'umuhungu nzamugutura abe mu nzu yawe iteka ryose. Ndetse aravuga ngo nta cyuma cyogosha kizamugeraho. Nyemerera Mana Data wa twese, aba bantu babuze urubyaro ugere mu nda yabo. Reka ufungure ibyara zabo Mana, reka uzigereho Mana, haba bo mu Rwanda, haba mu banyamahanga, abatwumva reka ubagirire neza, reka ugirire neza Mana Data wa twese. Abafite ikibazo cy'amadeni n'ukuri byababujije gusinzira, erega babuze amahoro, ariko nyemerera ubaha imbaraga. Reka bahindure isengesho, reka bitarure, bigira hiyerereye, batangire gusenga. Aleluya. Kugira ngo uyu munsi Uwiteka ubaha ibyo bagusabye. Hari abarwaye baheze ku bisasiro, abo nabo nubagire neza, abo nabo nubiteho, abo nabo nubarwanirire. Nugira uko ubigenza Mana, nubatabare kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rengera ubwoko bwawe barushye n'abaremerewe Mana, bari mu nzu z'imbohe nabo nubiteho. Hari uko wabigenza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengera iki gihugu cy'u Rwanda, nacyo nukigiriye neza Mana nyakubahwa Imana. Wagera mu gihugu cy'u Rwanda, wagira uko ubigenza mu izina rya Yesu Kristo. Twirukanye imbaraga z'abakonikoni, twirukanye imbaraga z'abanzi mu izina rya Yesu Kristo. Wagambanira igihugu cy'u Rwanda wese tumutesheje agaciro. Nyemerera maraso yawaganze muri iki gihugu cy'u Rwanda. Dusengere nyakubahwa Perezida wa Repubulika, reka umushyigikire, reka umurwanirire, reka umwambike imbaraga. Reka ugira uko ubigenza kuko uri Uwiteka, nta yindi Mana iwanye nawe. Nyiringabo Imana, Hana we yarababajwe n'ibimubabaje, ariko nyemerera Perezida wa Repubulika umugiriye neza. Byamuhiga ubihige, byamubuza amahoro bibuza amahoro, byamubuza umutekano bibuza umutekano. Reka neza biganze kuri twe kandi ukomeze kutubambira amahema. Mana turakwinginze, komeza kudushyigikira no kuturwanirira. Urakoze Kristo n'abari twe. Haleluya, haleluya. Abantu twateranye uyu munsi turabashimiye. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha imbaraga n'amavuta, kandi buri wese waje aha hantu Imana yo mu ijuru imugirire neza. Imana iguhe icyo wayisabye uyu munsi. Imana yo mu ijuru ikiguhe, nuhumure. Kugera kure siko gupfa, nubwo ubona intambara ari nyinshi, ariko humura, dufite Imana izagutabara. Ko byagenda kose cyo wavuganye n'Imana yawe izakurengera kuko ariyo yabivuze. Uyu mwanya rero hari abantu bakwifuza kujya baterana natwe cyangwa bakifuza kuvugana natwe. Turabaha nomero ya telefone 078350
1912. Turasubiramo, nomero ya telefone ni 0783501912. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, murakoze cyane. Zaburi ya mbere.